Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi rero ndongeye ndagarutse, noneho ntabwo ndi mu gikoni, ngarutse n'ibitandukanye ariko ntabwo bitandukanye cyane kuko n'ubundi hari aho bihuriye no guteka. Uyu munsi rero ubu ngubu ngiye kujya mu isoko Kimironko guhaha, ariko nari ntekereje mbanze mbereke akantu k'ubwenge. Ako kantu rero ni akahe? Ngiye kugura ifu y'igikoma. Nshaka rero nk'abantu mukunda igikoma, musanzwe munywa igikoma, cyangwa se niba uri umubyeyi cyane cyane ufite abana bakunda igikoma, nshaka kukwereka akantu niba udasanzwe ugakora rero ukiteho. Urabona abantu dukoresha amafu y'ibikoma atandukanye, hari abagura amafu y'igikoma yakozwe n'inganda kuriya aba afunze ari ibiro runaka, hari n'abajya mu isoko ugakoresha igikoma wenda ukavuga uti ndashaka ifu y'igikoma iyi n'iyi, ugahitamo iyo ukoresha. Hari n'ugenda mu isoko akavuga ati nyine nshaka imvange wenda ibiro bingahe, umucuruzi nyine akagupimira ibiro umusabye by'imvange. Ariko rero niba uri umwana, uyu munsi nshaka kukubwira ngo hari amafu y'ibanze atagomba kubura mu gikoma cy'umwana. Ubwo nimvuga umwana nyine ni abana ufite iwawe bagikunda nyine igikoma, abana bari pirimeri, bari segonderi, bose baba bakiri abana, ndetse n'abantu bakuru. Igikoma nyine ni cyiza ku bagikunda. Impamvu rero ndi kwibanda ku bana, hari amafu y'igikoma, mbese navuga ngo nk'itegeko nyine nk'umubyeyi. Ushobora kuba wenda utari ubyitaho cyangwa se ubizi, ariko atagomba kubura nyine mu ifu ugiye gukorera abana bawe. Nicyo rero nshaka kubereka uko ngewe mbigenza. Hari igihe ushobora kureba iyi videwo wenda bikaba byagufasha. Ikindi urabona, nk'iyo ugiye ukabwira nk'umucuruzi ngo ndashaka wenda ifu y'igikoma, afite amafu atandukanye, wenda ushaka kumubwira ngo ndashaka nk'ifu y'igikoma umvangire nk'ibiro bitatu, ni urugero. Ni ukuvuga ngo umucuruzi we aba areba inyungu ze, ntabwo aba areba inyungu zawe. Najya kukuvangira ifu azagushyiriramo nyinshi ni ya fu ihendutse, kuko turabizi amafu ntabwo aba agura kimwe. Wenda ushobora gusanga nk'uburo butagura kimwe n'ibigori. Urumva rero nubwira umucuruzi ngo mvangira, najya kukuvangira azagushyiriramo ibigori cyangwa amasaka, ni urugero. Nyine ifu ku isoko izaba ihendutse niyo azagushyiriramo nyinshi. Wenda ugasanga nk'uburo niba ari bwo ku isoko buhenze cyane, agushyiriyemo nk'ikiro kimwe cy'uburo nko mu biro bibiri wenda by'ifu wamwatse. Ubwo se urumva icyo gikoma tuvugishije ukuri nta buro burimo? Urumva harimo nyine gakeya cyane. Kandi wenda ugasanga umwana wawe ntabwo yari akeneye ibyo bigori cyane, ugasanga wenda afashe nk'ibigori kiro, wamwatse ibiro bibiri, ibindi agiye avangavangamo nyine dukeya. Uyu munsi rero nibyo nshaka kubereka. Ikindi, nk'abantu mukunda kugura ariya mafu y'inganda nyine aba afunze, ntugapfe kugura nyine ifu, ujye umanza urebe ese iyi fu y'uru ruganda harimo amafu angahe y'ubuhe bwoko. Nabyo ujye ubyitaho, utagendeye wenda ngo ni ukubera ari uruganda runaka. Noneho ngewe rero ikintu ngiye kubereka, tugiye kujyana mu isoko mbereka ukuntu ifu y'igikoma y'abana nyikoresha, sibyo? Birashoboka uko nyikoresha, hari ubwo nshobora kubibasobanurira mu magambo, ariko nahisemo icyaba cyiza ni uko nabibabwira nyine ndi no kubibereka ukuntu mbigenza. Nzi ko ino videwo niba uri umuntu usanzwe ukoresha igikoma, ufite abana bakunda igikoma, iyi videwo nuyireba ukayirangiza ukuntu ngiye nkoresha ifu y'igikoma, iri bugufashe cyane. Nk'uko nayabwiye nyine, mu ifu y'igikoma y'abana hari amafu nk'itegeko, niko nk'itegeko, si nk'itegeko ariko byaba byiza, hari amafu runaka atagomba kuburamo. Ngiye kubereka rero ubwoko bw'amafu bwinshi butandukanye n'ukuntu wabivangisha, kuko niba ugiye kugura uri umukiriya, baravuga ngo umukiriya ni umwami, kandi nibyo.
niweho nyine ubuze ikintu ushaka, ntabwo umucuruzi ari we ubuze ikintu ushaka, ariko iyo umubwiye nk'aho bitagufasheho cyangwa se utabisobanukiwe, we agukorera ibiramuha inyungu, nk'ibyo nyine nababwiye ko agushyiriramo amafu, akibanda ku fu nyinshi iri kugura makeya ku isoko. Ya fu ihenze hari ubwo atayigushyiriramo, nk'iyo wenda umubwiye ngo ushaka ifu y'imvange, hari ukuntu baba bafite amafu uburo ukwabwo, ingano ukwabwo mu ndobo, amasaka ukwayo, ariko hari n'igihe usanga hari indobo afite irimo ifu ivanze, noneho hari igihe ugenda ukamubwira ngo uti ndashaka ifu y'igikoma ivanze, akahita akuyorera kuri ya fu, wamubaza wenda ati kutamvangiye, ati n'iyi ni nziza imeze neza nayivanze irimo amafu yose, se ubyizera ute koko ko harimo amafu yose? Wewe uri umucuruzi ugiye kuvanga, ushobora gufata ubwoko butatu bw'amafu gusa akaba ariyo uvanga ahendutse ku isoko, kugira nawe nyine nk'umucuruzi wunguke. Nicyo rero ngiye kubereka, cyane cyane niba ufite abana, ngiye kubereka guhera uyu munsi nureba video iri bugufashe ukuntu urajya nyine uvangisha ukoresha nyine ifu y'igikoma, ukaba wizeye ngo iyi fu y'igikoma ngiye guha abana irimo amafu yose, irimo intungamubiri zose kandi ku rugero rungana, ari weho ujya ubwira uwo ugiye kugurira nyine ati bigenze uku, ngiye kubibereka ku isoko bigenze uku bigenze uku bigenze uku, apana guhogarara hariya ngo umubwire ngo nshaka imvange, ngo mvangira ubundi nishyure, utazi ngo yanakora mu ndobo ntumenye wenda ngo ifu agiye gushyiramo ni iyihe, iriya kuki ashyizemo akayiko kamwe, iriya kuki. Ngiye kubereka ukuntu murajya mubigenza, sibyo? Twagiye rero mu isoko. Ahangaha rero nageze mu isoko Kimironko, hahandi baba bacuruza amafu batandukanye. Uyu mumama niwe njya ngurira. Iyi fu abanjijemo ni robo y'umuceri, y'ifu y'umuceri nyine. Agenda mpimira rero, twashyize ibase ku munzani, noneho buri fu yose ari bumpe amafu 8, buri fu yose ari bumpeho, ndagenda nibabwira ikindi, buri fu yose ari bumpeho arampa irobo. Nshaka amafu nyine arabangana, urumva amafu 8 irobo, ubwo ni ibiro 2. Iyi ya kabiri ashyizemo rero ni robo ya sezame, urabona ko biyise bibinusu. Amajije gushyiramo irobo y'umuceri, y'ifu y'umuceri n'irobo y'ifu ya sezame, bibaye nusu. Agiye kugenda nshyiriramo n'izindi ndazibereka. Ubundi nyine umucuruzi ibyo ushaka nibyo agukorera. Nk'uyu mumama hari indobo aba afite avuga ko nyine ni ifu y'imvange, iyo ushakaho arayiguha ariko ntabwo wamenya iziba zirimo. Iyi ngiyi rero agiye gushyiramo irobo ni sosoma y'amata n'isukari. Murumva, niba ugiye ukavuga uti nshaka imvange arayiguha, ariko ntabwo uba uzi ngo amafu arimo ni ayahe. Cyangwa se wavuga ati wenda genda umvangira, we akuvangira uko abishaka. Iyi ngiyi murayibona yo ni ingano agiye gushyiramo, nayo ni irobo. Akuvangira nyine uko abishaka, hakaba hari iyo yashyiramo nyinshi kubera ihendutse ku isoko, hakaba iyo yashyiramo nkeya kubera wenda ihenze. Urumva we agupimira agendeye kugira ngo nyine yunguke. Ariko nk'iyo ugiye upimisha uku nguku amafu angana, agashyiramo amafu y'ubwoko bwose, apima bigenda bingana, ari igikoma ubwacyo kiba kiryoshye, kandi ikindi haba harimo nyine intungamubiri zingana. Atari kwa kuvuga wenda ngo ashobora gufata sezame nk'ikiyiko kimwe ugasanga gishyize nko mu biro 2 by'ifu, urumva ni nkaho nta sezame ibirimo. Ahangaha ni irobo y'uburo. Ariko iyo ari kugenda apima uku nguku uri kubyirebera no ku munzani, iyo ashyizemo nyine uba uri kureba ku munzani koko niba ari irobo wamubwiye araba ari irobo, cyangwa niba ari inusu bitewe n'ibiro uri butware, araba nyine ari inusu. Ibintu byose bikaba bingana. None agiye gushyiramo soya
ngewe nkunda soya ikaranze itari mbisi, nayo rero arashyiramo irobo. Indi ifu agiye gushyiramo rero ni amasaka irobo, ubwo ngubwo haraba hasigaye no gushyiramo ibigori irobo bikangana n'ibiro 2, ubwo ni amafu 8. Niba rero uri umubyeyi ufite abana ujye ubatekera igikoma, ntukagire ngo nyine icyo upfa nuko abana babonye igikoma, ahubwo ikizima ni amafu ari muri icyo gikoma ubaha buri gitondo. Ese ayo mafu arimo nyine amafu y'ubwoko bwose kugira ngo byibuze babone n'izo ntungamubiri zose, cyangwa wenda ntabwo wabyitagaho, icyo upfa nyine ni uko wabonye ifu y'igikoma. Ikindi, niba ufite abana, mu mafu yose aya ngaya 8, naho wenda utabasha kuvangisha 8, wenda tuvuga ari nk'5, 6, ikintu nakugiramo inama nyine, ifu utagomba kubura mu ifu y'igikoma cy'abana bawe ni ifu ya sezame. Sezame ni nziza cyane, ngira ngo murabizi, ntukabure mu ifu rwose, nashaka bari amafu 3, ariko ntugakunde kuburamo nyine ifu ya sezame. Sezame ni nziza cyane ku bana. Unabishoboye abana bawe wajya ubaha na sezame itari y'ifu y'utunoze y'utubuto nyine bakayihekenya. Sezame ni nziza. Niba rero ubaha igikoma buri gitondo, ujye ukora uko ushoboye nyine iyo fu y'igikoma iba irimo ifu ya sezame. N'andi mafu yose ni meza, sosoma yose ni meza pe, ariko nyine ifu niba ufite abana itagomba kubura mu gikoma ni ifu ya sezame. Amafu rero aba ari menshi, ushobora no kurenza aya ngaya 8, kuko mu gikoma hariho n'abashyiramo n'ifu y'ubunyobwa, hariho n'abashyiramo n'ifu y'ibishyimbo, ariko ngewe ni aya ngaya 8 njya nkoresha. Aha ngaha rero yarashyizemo isukari kugira ngo nyijyane, tutari bwongere nyine kuyivanga n'isukari, nyijyane yamvangiye byose. Nubishobora rero umbwire muri comment niba nawe ari uko nguko usanzwe ukoresha ifu bagupimira amafu agiye angana kandi y'ubwoko butandukanye, cyangwa se niba utabyitagaho nyine hari akantu wenda ubashije kwigamo. Video rero ni ahangaha irangiriye y'uyu munsi, tuzongere duhurire muri video itaha. Mwakoze kubana nanjye, Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza, ndabakunda mwese. Niba utarakora subscribe please wibuke gukora subscribe kugira tujye tubana mu video menshi kandi meza agiye atandukanye. Ciao ciao.